Ubuhanga bushyirwa muri telefone, ibikoresho bishyashya kandi bikomeye bishyirwa muri telefone, nibyo bituma telefone z'uyu munsi zihenda. Telefone utunze ishobora kuba iri hejuru y'ibihumbi 150. Ibaze warayiguze uyu munsi ukayibura. Ni ikibazo cyane ndetse ni n'ikibazo ukwiye guhangayikira. Uretse guhangayikira telefone yawe, hari ukuntu ushobora kubigenza kugira ngo udakomeza kugira inkeke cyane kuri telefone yawe. Reka nkubwire ubwo buryo. Ese wari uzi uko telefone yawe yibwe? Muri ako kanya kibwa ushobora kumenya ahantu iherereye? Wenda wari ubizi cyangwa se ntiwari ubizi, gusa birashoboka. Ariko bishoboka mu gihe wowe wabigizemo uruhare. Ikintu cya mbere ugomba gukora, iyo wakije telefone barakubwira ngo yandikishe. Abenshi hari igihe ubica amazi ukabipinga, ariko aba ari ingenzi cyane. Barakubwira ngo ushyiremo Google account yawe wari usanzwe ukoresha, niba ntayo ufite bakakubwira gukora iyindi. Hari igihe ukora kuri skip ngo ntushake ibigutinza, ariko nagira ngo nkubwire yuko biriya bintu uba uri kubica amazi, ariko bifite umumaro cyane. Bifite umumaro kuko bituma ubasha kugenzura igikoresho cyawe aho giherereye, waba wakibuze cyangwa se wakibwe. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoresha ubu buryo bwa Google account, iCloud cyangwa se indi konti waba warashyize muri telefone yawe, bigatuma ubasha kumenya ahantu igikoresho cyawe kibwe kiri cyangwa se aho wakibagiriwe. Global Positioning System cyangwa se GPS imaze imyaka myinshi cyane igaragajwe, ariko imaze imyaka mike cyane ivuguruwe kugera ku buryo uyu munsi ishyirwa mu dutelefone dutoya, mu dusaha no mu matelefone manini ya rutura n'amateleviziyo. Gusa ibi byose abantu babitunze hari igihe batabiha agaciro kubera yuko baba batarabikoreshaho na rimwe. Ariko uyu munsi GPS ni ingenzi cyane. Twamaze kubyumva yuko ari positioning system, ukuvuga ngo igaragaza aho ikintu giherereye ku ikarita y'isi. Hifashishijwe satelite ziri mu kirere, zibasha gukurura imibare runaka y'igikoresho ahantu giherereye hagendewe ku mirongo yaciwe kuri iyi si, ibitwa longitude cyangwa se latitude. Ni ukuvuga ngo bapima amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba n'uburasirazuba bw'icyo kintu. Amakuru runaka wanditse muri iyo GPS niyo atuma ubasha kumenya aho icyo kintu giherereye. Uyu munsi muri telefone zacu dufite icyitwa Google Find My Device cyangwa se Gmail. Ntabwo Google Find My Device ariyo Gmail, gusa ibi byombi birakorana. Reka nkubwire uburyo ushobora gukoresha ibi bintu byombi ukabasha kulocatinga cyangwa se kumenya amerekezo ya telefone yawe iyo wibwe, iyo wibagiwe cyangwa se utazi ahantu iherereye. Ibi ni ingenzi cyane. Turiho Knobis. Tumaze kumenya icyo GPS aricyo, reka noneho tuganire uburyo GPS ishobora gukorana na telefone zacu. Twavuze ko iyo ugifungura telefone yawe bagusaba kwiyandikisha. Ni ukuvuga ngo iyo uje kuri settings ukaza muri account, okay, kuri iyi ngiyi kuri no Samsung ndimo ndakoresha, biransaba ko njya muri cloud and accounts. Ninkoramo cloud and accounts ndahita mbonamo izindi menu, ngenda njya kuri accounts, ndabonamo izindi menu nanone andi makonte ari muri no telefone ndimo ndakoresha. Biransaba kwihitiramo Google ko ariyo nshaka. Ninjyamo hano ino Google, impamvu ndi kuyibona ni kubera yuko harimo konte za Google. Ninyikoraho izo konte ndazibona izirimo: Kagame Scott @gmail, Knobis Rwanda @gmail, Kagame Scottish @gmail, nizo ziri muri no telefone. Ninsubira inyuma hari akandi kantu hasi kanditseho ngo add account.
muri add account iyo ukozeho bakwereka izindi konti ushobora gushyira muri ino telefone. Icyo gihe ushobora guhitamo Google, namara guhitamo Google igahita icekinga info n'ibindi bintu bifite aho bihuriye n'ibyo irabirimo iracekinga kugira ngo mbashe gukorana na konte iri muri ya telefone njyewe nshaka gutrackinga. Ni ukuvuga ngo icyo ukora kuri iyi telefone dufite hano nonaha, kubera yuko ino telefone ni iy'inshuti cyangwa se ni iy'umuvandimwe, icyo ukora n'iki rero, uhita usayininga ya Google account iri muri ya telefone yindi ushaka kumenya ahantu iherereye. Ni ukuvuga ngo niba ubyibuka neza uba wayanditsemo, wenda reka tuvuge ko dushaka gukoresha Knobis Rwanda tugashyiramo ino konti. Ariko nagira ngo mubwire yuko ubu buryo bwo kulocatinga device bukora kuri telefone bashyizemo konti. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri sign in niho hari budufashe, aha kuri create account nta kintu hadufasha kubera yuko indi konti twaba tugiye gukora yabigiye gukorerwa muri no telefone, ntabwo yabigiye gukorerwa muri ya indi batwaye. Niyo mpamvu niba uguze telefone biba ari ngombwa yuko ushyiramo konti yawe ukanayandika ahantu runaka, niba uzi kuzayibagirwa ugashyiramo na password. Mu gihe wayitaye ukegera umuntu ubizi cyangwa se ugakurikira ino video ndi kukwereka ukabasha kumenya aho iyo telefone yawe iherereye. Ni ukuvuga ngo knobisrwanda@gmail.com isanzwe iri muri ino telefone, ntabwo bishobora gukunda rero uko nyisayiningamo. This account already exist on your device, bivuze ngo ntabwo nemerewe kuyikoresha. Gusa nagira ngo nkwereke ukuntu bigenza ugasayininga iyo konte iri muri ya telefone, muri iyi telefone ugiye gukoresha nonaho usuzuma. Noneho nujya muri Play Store ihita ifunguka. Iyo imaze gufunguka hejuru haba hariyo agafoto ka konte yafungukiyemo. Ako gafoto iyo ugakozeho ubonamo izindi konte, ubona za konte ziri kuri telefone. Ntabwo ngo hariho Knobis Rwanda@gmail.com, hariho Kagame Scott@gmail.com na Kagame Scottish. Zimwe mwigeze kubona muri settings, naho uri kubona ko muri kuzibona. Njyewe icyo nangamije kwereka hano ni ukugira ngo nkwereke ko Play Store ifunguka iyo harimo account, ariko nagira ngo mubwire yuko iyo nta konte irimo iyi Play Store ntishobora gufunguka, ahubwo bahita bagusaba gushyiramo konte. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kubanza kumenya, gushyiramo konte yawe ya yindi iri muri ya telefone, apana indi konti ibonetse yose. Noneho iyo umaze kuyishyiramo uhita hano muri search ugashaka find my device, ihitiza hano hasi urabona Google Find My Device. Niyo waba wabyanditse nawe urabona nanditse Find M6 device, ukoraho. Wamara kuyikoraho Google Find My Device ihitiza ikabikwereka. Hano ngiye bari kunyereka open, gusa iyo ari ubwa mbere haba hari install. Nongeye ikintu ndakora ni iki, ndasubira inyuma ko nsanzwe nyifite, ntabwo nayifungurira hano, nta kindi ntacyo ndajya kwishaka mu maprograme mfite. Najya kubwira ko ino Find My Device hari igihe biri muri telefone bwa mbere, ariko reka nkwereke ikintu ushobora gukora kuri telefone yawe ya indi batwaye mbere yuko bayitwara. Ibintu ushobora gukoraho bizatuma uyibona mbere yuko tugaruka kuri Find Device application. Wowe uza muri settings, iyo kubona programme biri bukugore uza hano mu kwandika mo. Hano icyo ukora nta kindi, ushaka icyitwa Find Device. Sorry, nanditse nabi. Find Device. Ni ukuvuga ngo icyo gihe igiye gusacinga niba hari setting ifite ihuriye na Find Device. Muri hangari impamvu iri kugenda gutya gahoro iri online. No result found, bivuze ngo nta found ya Find Device irimo. Wowe icyo ukora ni iki noneho rero,
uza mu cyitwa katurebe lock screen and security. Maybe muri security niho ibintu byinshi biba biri, ni ukuvuga ngo ukaza muri other security settings. Gusa hano ni ku bantu bakoresha Samsung, ariko n'izindi kano kantu kaba kari muretse ko biba bitanditse gutyo, nako kaba kari muri security settings. Icyo ukora uhituza kuri device administrators. Muri device administrators uri kubona ko harimo utuntu tubiri, harimo find my device, hakaza na screen lock device, screen lock service. Screen lock service nayo ikora impamvu ikorwa mo hano nuko nayo igikorana na find my device cyane. Mu gihe yifunguye bivuze ngo niba harimo lock, icyo gihe nka format iyo telefone iyo yatse ya lock ntabwo ivamo, ahubwo ibikirimo kuko konte ibigifungiye muri iyo telefone. Ibi ntabwo tugiye kubitindaho cyane, nagira ngo nkwereke akantu banza gukora. Izi vi ugomba kubanza kuzishyiramo, ugomba kubanza kuactiva zino device administrators muri ya telefone bataratwa. Reka tuvuge ko bari witware. Icyo ukora ni iki rero, iyo umaze gukora zino mpuza urituriza ukicecekera kuri ya telefone yindi, nta kindi kintu ukora. Noneho iyi ngiyi tugaruke kuri iyi ngiyi yacu, nubwo ndi kubiberekera kuri telefone imwe ariko muzifate nk'aho ari ebyiri. Icyo uhita ukora noneho ni iki rero, uhita uza hano kuri find device kuri ya telefone yindi, ugahita uza ahantu hari ya konte yawe, niba ari kagamescota@gmail.com cyangwa ari Hoknobis Rwanda ashaka gutrackinga, ugahita uhitamo Kagamescota. Wenda wamara kuyishyiramo urabona nta gihinduka, ahubwo icyo uhita ukora uhita uza hano kuri continue as Hoknobis. hariya ngiye hari ku Hoknobis, ariko wowe haba hari izina ukoresha kuri Google account. Bahita bakubaza gushyiramo password iri muri ya telefone. Si ngombwa kuyibagirwa, ukwiye gukomeza kuyibuka. Niba uzi kuzabyibagirwa ukayandika ahantu, ugahita ushyiramo ya password, ukayandika. Iyo umaze kuyandika rero nta kindi uhita ukora, uhita ukora kuri sign in. Yihita signing direct, ugisayininga yo ihita ilocatinga telefone ziri kuri iyo konte. Ubu urabona ko hano hejuru hari telefone ebyiri, ni ukuvuga ngo iyo ari enye, iyo ari eshanu, iyo ari esheshatu, zose hano hejuru ziba zihari. Uyu munsi ubu none turi kuvugana ino Google account yanjye kagamescota@gmail.com iri muri telefone ebyiri, iri kuri iyi Note 8 mfite mu ntoki n'iyi ngiyi Motorola XT. Ni ukuvuga ngo ngere icyo nkora ni iki, ngiye ndi gushaka iyi Samsung Galaxy Note 8, niyo ndi buhitemo hano hejuru. Nindangiza y'ubwayo irahita yitrackinga inyereka ahantu iri. Nubireba munsi y'izina ry'iyo telefone hariho in your hand, sobanuye ngo iri mu kiganza cyanjye, ndayifite. Nibyo koko ndayifite. Noneho nureba hasi urabona n'umuriro urimo, harimo 78%. Hirya hari MTN Rwanda. Nureba hejuru nanone muri status zanjye urasanga umuriro urimo muri telefone ni 78. Simukadi ndi gukoresha koko ni MTN, nubwo ari ebyiri harimo na Tigo, gusa MTN niyo iri default. Nureba kuri map urabona umuhanda, hari umuhanda wa keke, ahantu kano kantu kari gupointinga n'ibiki kwa ngo ndamutse nimutse gato, wenda reka nse nk'uwimuka gato, nubwo nahita ngenda urugendo runini cyane, gusa ugenda ubona ko ino point ihita yimuka. Bivuze ngo n'umuntu ufite telefone yawe iyo yimutse nayo ihita yimuka. Reka noneho nkubwire ubu ni ku ngingo y'umuntu waba wibwe, noneho ku ngingo y'umuntu wibagiwe ahantu yayisize aho mu rugo, cyangwa se agishidikanya niba bayibye cyangwa ihari.
hari utuntu tubiri hano hasi, hari akitwa play sound n'akitwa secure device. Play sound ntabwo wahita uyikoresha mu gihe bakwibye ubizi neza, kuko ishobora guhita isona wa muntu akayicecekesha. Uyisonesha mu gihe uri hafi yayo neza, uvuga uti ndi hafi yayo, nibwo uyisonesha. Sasa rero play sound ikigufasha n'iki, nimpakora ndagira ngo mubyumve ntaranabikora, telefone yanjye ningiye gukora kuri play sound irahita yisonesha ubwayo, namwe murahita mubyumva, irahita isona. Play sound, utegereza gatoya, abyumvise, urumva ko ihise isona. Iraza gukomeza gusona mu minota 5 yose itarahagarara. Waba utarabona telefone koko? Aho icyo kirakemutse, uhise ubibona yuko ushobora kwita uyilocatinga ukayibona. Noneho ku yindi ngingo rero, aka ko hasi ka secure device icyo kagufasha katumushyiramo password. Uti gute rero? Ako kanya yishizemo password, ya telefone ahantu iri direct ihita yifunga nayo ubwayo, ihita yishyiramo iyo password. Na nyira yatabitegetse ye, reka mbikwereke. Hano niba nanditsemo wenda tuvuge ngo hello, niyo password tugiye gukoresha 1 2 3. Iyi nyereke no hasi kuri confirm nkashyiramo hello 1 2 3. Ngiyi nayo reka nyibereke. Ninkora kuri next, make sure that you remember your password. You won't be able to change it. Banze ubimenye neza kubyibuka. Banze ndebe ko nayanditse nibyo. Nkore next, nkore okay. Noneho barahita bakomeza bakubaza message, lock screen message. Wenda ashobora kwita nyandikaho nge ndi Hoknobis. Wenda reka tuvuge nge ndi Hoknobis. Phone number nkashyiraho wenda agasaraba ntacyo nyibereke 250 787 771 99 17. Sawa. Noneho ibi bintu niba mbirangije ngende Hoknobis, nkahita nkora secure device. Secure device twamaze kuyisaba. Ubu telefone yanjye nuko ntabiberetse, ntabwo yari iri mu rufunguzo, ariko urabona ko ihise izima. Ninyicana ngiye kuyatsa bisanzwe, boom, bahita bambwira ngo shyire mu password. Nje ndi Hoknobis, hamagara nyiri telefone. Wabibonye? Ako kwa ikonze urufunguzo rwayo ndahita ndushyiramo. Ndahita nshyiramo iki? Nshyiramo ya password hello 1 2 3. Done. Phone yanjye irongera irafungutse. So bari bayibye, ariko urabona yuko mbashe kwita nyibona. Gusa icyo ni kimwe mu bintu ukwiye kubanza gukora mbere yuko ulocatinga telefone yawe. Please, ibi bintu ujye ubikora mbere. Jya ugenda muri telefone yawe ushyiramo konti yawe, numara kuyisayiningamo utura tuntu tubiri naberetse. Niba utatubonye neza, subiza inyuma video urebe utubone. Guys, ni ibi ngibi ntabwo bigoye kandi ni byiza cyane. Ni n'ingenzi ko mwese mubimenya. Ndabyishimira yuko mudukurikira. Niba ukunda video zanjye, buri video urebye ushobora gukanda like kuko wayikunze, wanayanga nabyo ukabyemeza ko wayanze. Ikindi ushobora gukanda subscribe kugira ngo nishyiraho izindi video z'udukoryo nk'utu ngutu ujye ubasha kuzibona bitakugoye. Ushobora kusharinga iyi video ku bandi bantu kugira ngo basobanukirwe, urusheho gukomeza kumfasha, ndetse mu Rwanda natwe tugire umuntu utugezaho ibintu by'ikoranabuhanga. Wamfasha please, wamfasha. Ntabwo ari ibintu bigoye cyane gukanda subscribe, ni akantu koroshye. Nuko mba mbona wenda mwabitinzeho cyane, ariko n'uburyo bwiza bwo gufasha abantu kugira ngo turusheho guteza imbere umwuga wacu. Murakoze cyane. Nari Kagame Abdul Karim, iyi yari Hoknobis. Ubutaha tuzavuga uburyo ushobora gukoresha
buno buryo, ariko noneho ukoresheje murandasi. Ni ukuvuga ngo ukoresheje kompiyuta yindi cyangwa se telefone, ariko waciye kuri murandasi udakoresheje ino porogaramu ya Find My Phone cyangwa se My Device. Murakoze, naho ubutaha. Twari Hoknobis.